Muraho neza, nitwa Vincent. Iyo inkuru ibabaje ku bakunzi ba filime, inkuru ibabaje ku basobanuzi, inkuru ibabaje ku bakunda agasobanuye, abanyamerika ndetse n'isi muri rusange, ku bakunzi ba filime. Iyo ni agahinda. Uyu mukinnyi wa filime uri kubera muri taburo, niba wararebye filime ndetse ukabona zikunda, ntabwo waba utamuzi. Yitwa Sylvester Stallone, niyo mazina yiswe n'ababyeyi. Mwamumenyeje akina filime yitwa Rambo cyangwa se John Rambo. Rambo rero ntago agihumeka umwuka w'abazima. Yapfuye afite imyaka 78. Ngiyi inkuru rero yashenguye isi yose. Abantu bari kubona amafoto ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, za YouTube, za TikTok, za Facebook. Ni akarusho kuko aya mafoto niyo ari gucicikana cyane. Umuntu ukoresha Facebook, ibi bintu ari kubibona aya mafoto bari kupostinga, ibintu byacitse. John Rambo rero yakinaga filime, mbese ari ku bintu by'ibitwaro bya kirimbuzi nibyo akunda gukoresha, dore ko yaniyese ngo ni umwami w'abasirikare mu bijyanye na filime. Abandi bakavuga ati uyu niwe musirikare wa mbere ku isi, kuko akunda gukoresha intwaro cyane muri filime ze, kandi izo ntwaro ukabona zikoresha neza nk'umuntu wabyize, bigashimisha abafana be rero. Ariko abantu benshi bababaye ku isi, uru rupfu nibwo bari kugarukaho nyuma yo kurya Noheli. Iyi nkuru twayikuye ku kinyamakuru cyitwa ngo The Love USA. Ku mbuga nkoranyambaga rero ibintu biri guca impaka. Kuri akaunti ya John Rambo haranditse hati The Legend, Super King of the Army, RIP. Niko inkuru ziri kwandika zivuga. Hari abantu rero bari kubibona ku mbuga nkoranyambaga bakabyirengagiza. Ariko uyu Rambo niba umuzi, niba ukunda agasobanuye, musabire iruhuko ridashira, kuko twamukundaga cyane turi benshi. Abanyamerika bo bari kurira ayo kwarika kubera umuntu bavuyemo igihangaye muri filime, cyinjirije Amerika amafaranga menshi cyane, kikamenyekanisha Amerika ndetse utibagirwa n'Uburayi byose muri rusange. Abakinnyi ba filime rero banditse ari benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga zabo zitandukanye, ati ruhukira mu mahoro The Legend. Ku rukuta rwa Yuri Boyka yagize ati Legend aragiye. Uyu niwe mfatiraho urugero nk'umunyamerika wakoze filime igakundwa cyane, kandi ibi bintu nawe wabinyinjemo. Iyo ndi gukora filime z'ibisasu, mbanza nareba John Rambo ukuntu yabikoze, nanjye akaba ariho mfatiraho urugero. Arnold Schwarzenegger, uwo nawe muramuzi cyane muri filime, nawe yanditse ku rukuta rwe aravuga ati John Rambo nagukundaga cyane, nagufatiragaho urugero, ibyo nakoraga ni nk'aho ariho nabikomoragaho. Undi mukinnyi wa filime yagize icyo atangaza ni umuhinde witwa Takeshi Shroff. Uyu uramuzi cyane, akina amafilime menshi cyane ndetse akunzwe hano ku isi. Yanditse ku rukuta rwe aravuga ati John Rambo, ngufatiraho urugero, ibyo nakoze niho nabikomoyeho, ariko uragiye. Wanyigishije byinshi, sinzigera nkwibagirwa mu gihe nzaba ndi gukora filime cyangwa se ndi gukina filime. Rest in Paradise. Ip Man nawe cyangwa se Donnie Yen, uyu ni umushinwa muramuzi cyane ukora filime nyinshi cyane zitandukanye kandi zanakunzwe zinakubita. Yavuze ati Rambo niwe mfatiraho urugero rwo gukora amafilime, none aragiye. Gusa icyo namwifuriza ni ukuruhukira mu mahoro. John Rambo, Rest in Paradise. Uwo bita Jackie Chan nawe ati John Rambo, Rest in Paradise. Ngufatiraho urugero mu bintu byinshi cyane, uri umugabo w'intwari, niwe musirikare mukuru w'aba Legend bakina filime hano ku isi, nta n'uzigera gusimbura. Ndabihamije
Imana iguhe uruhuko ridashira. Jay Covadi nawe muramuzi cyane, nawe akina filime, nawe yanditse ati Rest in Paradise Grafrere, nagukundaga cyane kandi ibyo wanyigishije ni byinshi cyane. Ntago nzigera nkwibagirwa mu mutima wanjye kuko aho ngeze ni wowe wangejeje. Nta kindi nakwifuriza uretse kukubwira ngo ruhukira mu mahoro. Uwo bita Johnson nawe ni umukinnyi w'amafilime kandi ukunzwe cyane, nawe yanditse ati nguyu mupapa nakundaga cyane, wamvanye kuri level nari ndiho yo hasi akatuma ngira hejuru nkabanze n'isi yose, kandi nkunda bitewe n'uyu mugabo, ndamukunda cyane. Imana irumuhe uruhuko ridashira. John Bellingham nawe yavuze ati papa wanjye ugiye hakiri kare, n'imishinga twari dufitanye yose tugiye idakemutse. John Bellingham rero yarafitanye na Rambo filime yitwa ngo New Blood, bayishakiye irindi zina ryitwa ngo Trailer. Iyo filime rero agiye batayikinanye, John Bellingham ati wankuye ahantu ungeza ahandi, mbese buri kimwe ni wowe unyikesha nagezeho, none uragiye. Imana iguhe uruhuko ridashira, sinzegera nkwibagirwa. Ibi byose nanjye nzaba nyiri hano ku isi nzakwamamaza kuko nawe waranyamamaje. Rest in Paradise the legend John Rambo. Umugore we rero Jennifer Flavin yavuze ati umugabo wanjye namukundaga cyane, kuba yarariho nanjye narindiho, ariko kuba yagiye nanjye ni nkaho ntakiriho. John Rambo rero ababaje abantu benshi cyane, yaba ku isi hose, abakinnyi ba filime, abahanzi ndetse n'abandi bantu batandukanye, hatibagiwemo na perezida. Bose banditse ati uyu ni umulegend wacu, twamukundaga cyane, akina filime zikunzwe ndetse zirimo ubwenge. Igisasu ndakeka kuri isi nta muntu utakireba. Abasirikare nabo bakunda kwirebera igisasu cya Rambo kugira ngo babone ibyo bakora nabo mu bisirikare byabo. Abantu benshi rero bakunda kureba ibisasu bitewe na Rambo, none aragiye. Imana imuri uruhuko ridashira. Ngibyo rero biri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga, ni urupfu rwababaje abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, bari kugenda bareba amafoto n'amavideo ngo John Rambo was died. Nge nta kindi namwifuriza uretse kuruhukira mu mahoro. Nawe nta kindi wamwifuriza ndakeka. Iruhuko ridashira rero kuri John Rambo. Nge mubanye muri iki kiganiro nitwa Vincent. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo ibiganiro tuzajye dukora bizibe kugeraho mu ba mbere. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye.